Iyerekwa TV. Twongeye kubasuhuza inshuti mukurikiye Iyerekwa TV cyangwa se abakunzi b'ijambo ry'Imana rica ku Iyerekwa TV. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Nongeye kubasuhuza rero kandi nari mbakumbuye ariko Imana yemeye ko twongera kubonana uyu munsi wa none kuri itariki. Yesu abahe umugisha. Rero amazina n'ubundi wo muri kumwe cyangwa se kuri kamera amazina ni Niyongera Anastase, Profete Gatsima, umukozi w'Imana cyangwa se umuhanuzi w'Imana. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Ndanezerewe kubw'uyu munsi rero kubera ko tugiye kubana mu ijambo. Imana iba yabyemeye. Ni igihe kirekire kiba gishize tutaganira cyangwa se tutabonana, ariko Yesu yabyemeye. Reka nongere mvuge ngo rero ndabasuje mwese abanyarwanda, abanyarwandakazi, abari hanze mu bihugu bitandukanye. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Kandi nongere mvuge ngo nimukomere kuko ibidukomeretsa ni byinshi cyane. N'ibihe turimo ntabwo byoroshye. Turi mu bihe bya COVID-19, ni bihe bitoroheye abanyarwanda, bitoroheye isi yose. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo aho abantu babuze igisubizo, Imana ifite igisubizo, kuko Imana niyo mugenga wa byose. Imana bugi bizi byose, niyo tangiriro, ikindi ni nayo herezo. Imana ifite inzira nyinshi z'ukuntu yabigenza, byarangiza bikemera. Hari umuririmbyi wari indirimbo nziza aravuga ngo sinzi ukuntu bigenza, sinzi ukuntu bigenza, ngo byarangiza bikemera. Ni ukuri Imana ari ukuntu ijya ibigenza bikemera. Rero reka mbabwire ngo ntimugire ubwoba bw'iki cyorezo. Yesu arahari. Rimwe abigishwa ba Yesu bari mu bwato, hanyuma ngo baza guhura n'umuraba. Byari bibakomereye, ntabwo byari byoroshye. Ubwato ngo buza kurengerwa n'amazi, barataka. Kandi Yesu ngo yari aryamye muri bo, yari asinziriye. Niba yarasinziriye ntabwo mbizi, ariko muririmbyi waririmbye aravuga ngo iyo aryama twashira. Ntabwo yari yasinziriye, ahubwo ngenda reba ngasanga yari yisinzirije kugira ngo akunde arebe imitima yabo no kwizera kwabo aho gushingiye. Ariko ngo baza kugira ubwenge, barataka ati mwigisha turapfuye. Ngo Yesu arakanguka, acyaha umuraba, acyaha inyanja, biza kumwumvira. Reka mvuge ngo rero Yesu nawe afite ububasha n'ubushobozi hamwe na Data twese wo mu ijuru, na se. We na se bonyine nibo bafite ububasha n'ubushobozi bwo kuba bacyaha ibyo turimo duhura nabyo, byarangiza bikarangira. Ngo Yesu abwira umuraba uratuza, inyanja muri yo hazamo ituze. Rero Imana itanga ituze ku bantu mwese, itanga ituze ku bababajwe n'ibi byorezo, ku bababajwe n'uburwayi cyangwa se n'ibindi bitandukanye. Ntabwo ari ibyorezo gusa bitubabaje, tubajwe n'ibindi bitandukanye, ariko Yesu abicyahe. Rero nongera mbabwira itangazo rivuye mu ijuru, kandi itangazo ryiza cyane. Harimo n'abandi bakozi b'Imana naryumvanye, ariko kuba mbabwiye ko naryumvanye abandi suko iryo tangazo nanjye ngiye kuribagezaho. Ndagira ngo mbabwire itangazo ryiza. Vuga uti kagira inkuru. Itangazo ryiza ni irihe? Ndagira ngo mbabwire ngo insengero zimwe na zimwe zirafunze, yaba ari mu Rwanda yaba ari n'ahandi, ariko ijuru ntabwo rikinze. Iryo ni itangazo ndimo mbagezeho muri iyi minsi. Ijuru ryo ntabwo rikinze, ijuru rirakinguye, sibyo? Kabineti nyinshi zirakinze, office nyinshi zirakinze, ibikorwa runaka birakinze bimwe na bimwe ku isi ya rurema, ariko ijuru ntabwo rikinze. Ikigeretseho abera b'Imana baracyatabaza, ijuru rikabumva. Kabishwe ko hari ijambo ryiza tugiye kuganiraho. Ari naryo jambo ngiye kubabwira, jambo rikomeye ngira ngo tuganireho. Ndashaka kuvuga ku mugabo bita Yona. Uyu mugabo Yona afite amateka akomeye. Yona Imana yaramutumye. Yona Imana imaze kumutuma, yanga kuyumvira. Ubundi ijambo ufite rifite umutwe w'intego uvuga ngo amahirwe akomeye kuruta yandi ni ukumvira Imana, ni ukubaha Imana. Amahirwe aruta ayandi cyangwa se akomeye kuruta ayandi ni ukumvira Imana ndetse no kuyubaha. Imana ishimwe. Rero uyu mugabo Yona, Imana iramubwira ngo dore umurwa wanjye w'Nineve, genda ubabwire ko ngiye kubarimbura. Burya ni message Imana yabahaga. Suko yashakaga kubarimbura.
ahubwo yarabanje itanga message. Imana irabanza yohereza invitation. Hari akantu kaza ngiye kubabwira mu byumve, kandi naka kantu nukumva ugenda ukabwira abandi, ugenda ubwira baguye, ugenda ubwira basubiye inyuma. Hari abantu banze kumvira Imana yohereje invitation. Abo ngaba bifite convocation, izabazana kuri convocation. Rero Yona Imana iramubwira ngo giye Nineve. Yona kubera ko Nineve ngo hari ibyago byagiye bihabera, nawe ubwe yarahagiriye umubabaro. Hari umubabaro waturutse wavuye muri bene wabo. Areba kuntu bagiriye bene wabo, areba ibintu byahabereye, areba abi Nineve kuntu bameze. Yona arangije aravuga ngo ni ukuri ntabwo nshobora kujya Nineve. Yona arahakana, aravuga ngo ntabwo Nineve najyayo, ntabwo najya kubaburira. Yona arangije ngafata umwanzuro wo guhungira i Tarushishi, yikubita mu bwato. Ariko reka tubanze tuhasome kugira ngo muze kumva neza. Tugende twanasomye, tugendere hamwe. Reka tujye n'ubundi Yona turasoma ibice byaho bitatu ku murongo waho wa 7 wa 5. Haravuze ngo maze abi Nineve bemera Imana, bamamaza itegeko ryo kwiyiriza ubusa bose, bakambara ibigunira uhereye ku mukuru ukageza kuworoheje, hanyuma y'abandi. Muranyuma turasubira inyuma mu gice cya mbere, cyawo cya mbere turasoma umurongo waho wa 8. Aravuze ngo baherako baramubaza bati tubwire, utumye dutezwa ibi byago, ukora murimo ki? Uraturuka he? Uri uwo mu kihe gihugu? Uri ubwoko ki? Arabasubiza ati ndi umuheburayo, nubaha Uwiteka yo mu ijuru yaremye, Uwiteka Imana yaremye inyanja n'ubutaka. Nuko watubwiye nimwakira ijambo ry'Imana. Muranyemerera twongeye dusome ikindi cyanditswe dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka turasoma ibice byaho 19, turasoma ku murongo waho wa 41. Utwo ijambo ratubwiye ngo Yesu aririra Yerusalemu. Ageze hafi abona umurwa, arawuririra ati uyu munsi nawe iyo umenya ibyaguhesha amahoro, ariko noneho bishwa amaso yawe, kuko iminsi izaza ubwo abanzi bawe bazakubakaho uruzitiro, bazakugota, bazakurinda cyane impande zose, kandi bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe. Ntibazagusigira ibuye rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagenderewe. Mana ishimwe. Iri jambo dusomye nyuma rero ndagira ngo mbabwire ngo iki ni igihe abana b'Imana bagenderewe na Satani. Satani yagendereye abana b'Imana, baragenderewe, mwarinjiriwe. Yuda niwe wabivuze neza ngo muri mwarima baseseye muri mwebwe rwihishwa. Abo ngabo nyine batwinjiriye gutyo nyine. Ariko nubwo batwinjiriye ndagira ngo mbabwire ngo dufite Imana itubereye maso, ntimugire ubwoba. Rero uyu mugabo Yona nagira ngo tuganireho n'umuhanuzi w'Imana. Birababaje kuba uyu mugabo Yona yari umuhanuzi, ariko akagira kumvira guke muri we. Yona yari umuhanuzi. Cyambere cyo yarazi kundi Imana ivuga, yarazi imikorere y'Imana, yarazi imvugo yayo, ariko Imana irangije iramutuma. Imaze kumutuma Yona ashinga izoshi, aravuga ngo ntabwo najya kuburira buriya bwoko. Nshuti buvandimwe, reka nongere nkubwire ijambo ryiza. Ndimo ndakubwira ngo amahirwe aruta yandi nukubaha Imana ndetse no kuyumvira. Imana ishimwe. Uyu mugabo Yona yanga kumvira Imana, nkuko muri iyi minsi ya none abantu barimo banga kumvira Imana. Imana imera tambutse ubutumwa bwinshi butandukanye, ntacyo tuzireguza. Imira avuga biciye kuri radio, imira avuga biciye kuri televiziyo, imira avuga biciye kuri channel zitandukanye. Yewe niyerekwa TV yahageze. Ibinyamakuru byaravuze. Bibiliya ibyanditswe birahari. Ni byinshi cyane, ariko
tugeze mu gihe abantu badashaka kumvira Imana, bameze nko muri iki gihe tugeze mu murwa, bameze nk'uriya murwa w'Nineve. Uriya murwa w'Nineve kuba utaranze kumvira Imana kugera ubwo Imana yahamagaye Yona, si uko mbere batigeze bumva ubutumwa, ahubwo bumvise ubutumwa barangije binangira imitima. Ariko nyamara yaba twamenyaga ikintu cyaduhesha amahoro ni ukumvira Imana ndetse no kuyubaha. Imana ishimwe. Yona ngo akimara kwanga kumvira Imana ngo ahungira i Tarushishi. Imana ishimwe. Ahungira i Tarushishi, ahungira mu bwato butakamurengeye. Ubundi ndagira mbabwire ngo abantu muri iyi minsi barimo barahungira mu bwato butabahesha amahoro, kuko buryo ubwato buratandukanye. Uzareba buryo ubwato barabigishwa ba Yesu bari barimo, ntago ari bwato Yona yari arimo. Ubwato Yona yari arimo nta nubwo ari nabwo, ntabwo ari yo nkuge Nowa yari arimo. Abantu iyaba bahungiraga mu nkuge imeze nk'iya Nowa, ngo uyu mugabo Nowa arangije ahungira i Tarushishi. Kugera i Tarushishi wacaga mu bwato warabanza gukambuka amazi, harimo isanzure ry'amazi hagati, warabanza gukambuka kugira ngo uzagere hakurya. Kimwe ni Nineve nayo yari ituriye amazi, wari umurwa uturiye hafi y'amazi. Urumva nyine ni nk'ikirwa bari baturiye amazi hafi aho ngaho, bari bakoze ku mazi. Kugira ngo rero uzagere i Tarushishi warabanzaga ukambuka ubwato ugaca mu mazi. Hanyuma ngo Yona nawe ngo yigira inama yo gufata ubwato. Amaze kujya mu bwato, ubu bwato ngo bwarimo abagabo basenga izindi mana badakijijwe. Babagabo bari bafite imana zabo basenga, nta nubwo iby'Imana byabarebaga. Imana ishimwe. Ariko ngo Yona ageze muri bwa bwato atangira guteza ibyago muri ba bantu yari asanzwe, kubera kwanga kumvira Imana no kwanga kubaha Imana. Kuko nayo mbabwire ngo kubaha Imana no kumvira Imana birajyana. Ubundi ni ibintu bikurikiranye. Ntabwo ushobora kumvira Imana utayubaha, nta nubwo ushobora no kubaha Imana utayumvira. Kandi ikindi, ubundi kigaragaza ko umuntu arimo yumvira Imana ni iki? Ubundi mu buzima umuntu wumvira Imana hari ibintu bibiri bimuranga bikomeye. Icya mbere ni iki? Nkuko yanga ibyo yanga, akanga iby'Imana yanga. Icya kabiri, agakunda iby'Imana ikunda. Burya uyu muntu ibi bintu abikoze aba ari mu murongo mwiza. Imana ishimwe. Ubundi mu buzima iyo ukunze iby'Imana ikunda, burya uri mu murongo wo gukunda Imana. Kandi ikindi, iyo wanze iby'Imana yanga, uri mu murongo. Rero iyo narangije asuzugura Imana ntiyayumvira, yiha ku Tarushishi, ajya mu nzira zitari zo, ajya mu nzira z'amafuti, anyura mu nzira z'amarenga za zindi zapanye bajya bavuga. Reka mbabwire bantu b'Imana, mugaruke mwumvira Imana, kandi ikindi kigeretseho munayubahe, mwubahe Imana munayitinye. Imana irangije yereka Yona ko ari Imana ishobora byose. Yona ageze mu mazi, iteza ikibazo mu mazi, ngo mu mazi yabonekamo inyanja. Ese wari uzi neza ko kwanga kumvira Imana kwawe ushobora guteza ibibazo bene so? Ndagira ngo mbabwire ngo ntimubone bino bintu birimo bigwirira isi. Dufite ibyago bitandukanye, yewe hari ibyorezo, hari indwara zitandukanye, hari amahoro yabuze mu bihugu bimwe na bimwe. Abantu bamwe barimo bararasana, abandi barimo baricana. Urumva ngo umwana ngo yishe se, undi ngo yishe mama we, abandi ukumva ngo umuntu ngo yatemye mukase, abandi ngo bari gupfa amasambu, abandi bari gupfa amashuri bize, abandi bari gupfa izi ntebe z'ibyubahirizi twicayeho. Ntabwo mvuze wenda si izi ngizi, barimo barapfa biro zitandukanye, barimo barapfa akazi. Izo zose ni ingaruka zo kutumvira Imana, ni ingaruka zo kutubaha Imana. Ubundi ahantu umuntu yubashye Imana harangwa n'amahoro, harangwa n'ituze. Hanyuma rero nkomeza iri jambo, Yona atangira guteza ibyago abo yari asanzwe. Ese nongere bisubiremo, wari uzi neza ko iyo wanze kubaha Imana byanga byakunda uteza ingorane abandi? Ubu dufite abantu bari kuduteza umuraba mu murimo w'Imana. Dufite abantu benshi bari kwanga kumvira Imana bakakuyikorera. Abo ngabo barimo baraduteza umuraba, barimo baraduteza ibyago, barimo baraduteza ishuheri. Iyi si ntimubone ibyago, naringiye navuze, ntimubone ibyago birimo biza byisukiranya nk'uko abantu benshi barimo barangwa no kutumvira Imana, barimo baraduteza umuraba. Ndagira ngo mbwire ngo Dawidi yavuze ijambo, hari ijambo ryiza nasomye muri Zaburi, irambwira ngo Uwiteka ntabwo ajya asiga uwo yasize. Bivuze ngo Uwimana yasize
iramukurikirana no mu butaka yamusangayo. Imana iteza Yona ibyago. Yona ngo urufi ruramumira akimara kugera mu bwato, ngo bene ubwato baramubaza ngo mbese hano twasomye ubundi wa mugabo tubazanye uruwahe, twebwe ubwacu turaziranye, twese turaziranye mahanga, yewe bamwe turanasangira, abandi turira ku meza amwe, yewe abandi twambara bimwe, abandi turara hamwe, ariko si ubundi ko tuziranye kuva mbere hose, ko nta byago byigeze bitubaho turi mu bwato, ubundi wowe uri muntu ki? Yona arababwira ngo njyewe ndi umugabo w'umuheburayo ariko nubaha Imana. Ariko se koko tuvugishije ukuri, kuko twasomye ijambo hano, Yobu yari yubashye Imana, hano Yobu yari yumviye Imana, yarashatse kuba dezanta. Ubu dufite ba dezanta mu murimo w'Imana, dufite ba dezanta muri korali, dufite ba dezanta badashaka kumvira Imana. Abo ngabo nibo bari guteza akaga isi. Ubundi hari ibintu bitatu abakurambere bacu bashingiragaho Imana igakora igitangazo, kandi abo bantu bagahuza. Iyo igihugu cyaterwaga n'ibyago, ndabivuga mu magambo make, reka nkore samari, kuko nzabigarukaho ni ikiganiro nzavugaho cyane ku mahirwe yo kumvira iki, cyangwa se amahirwe aruta ayandi mu kumvira Imana. Nzabigarukaho, nzagenda mbivugaho, reka nkore samari ntacyo, ariko reka mvuge kano kantu. Hari ibintu bitatu abantu ba kera bakoraga bigatuma Imana ikora. Bwa mbere barahuzaga, bagahuza umugambi. Indi ngingo ya kabiri barasengaga. Indi ngingo ya gatatu bagishaga inama Imana. Wasangaga ubwo abahanuzi cyangwa se abami bahuraga n'ibyago, ubwami bugiye gutera ubundi bwami, ba Dawidi iyi tekinike barayikoresheje. Ibi bintu ko ari bitatu, barasengaga bakabaza Imana, bagahamagara abatambyi muri bo, bagapfukama ati tubigenze dute ko tubona isi igiye guhura n'akaga, ko tubona igihugu cyacu cyagenderewe n'abanzi, ese tubigenze dute? Bibiliya irambwira ngo barahuraga bakagisha inama Imana. Ikindi kigeretseho barangiza bagasenga, bamara gusenga bagahuza umugambi. Rero abo bantu bahuzaga umugambi byari ibyiciro bitatu. Ibyo byiciro bitatu ni ibihe? Hari abatambyi, hari abahanuzi, ikigeretseho hari abami. Nongere mbasobanure mbabwire ngo burya Imana ikorera mu byiciro bitatu. Imana ikorera mu bami, yarangiza igakorera mu batambyi, ikigeretseho yarangiza igakorera mu bahanuzi. Imana ishimwe. Rero ahangaha Imana igiye kujya i Nineve yakoresheje umuhanuzi bita Yona, ariko ngo Yona yanga kumvira Imana. Ariko muri iyi minsi nyine niyo si tubayeho, abantu benshi barimo baranga kumvira Imana, ari abami ntabwo bacyumvira Imana uko bikwiye. Rero mbabwire ngo iyo aba bami bayoboye iyi si, yaba ari mu bihugu bikomeye, yaba no mu byoroheje, yaba bakumviraga Imana, ni ukuri Uwiteka yagira imbabazi. Ikigeretseho abatambyi natwe, abatambyi iyo aba bakumviraga Imana bagahuza umugambi, ni ukuri isi yakabaye amahoro. Icya gatatu iyo aba basengaga, abahanuzi n'abatambyi n'abahanuzi bose hamwe bagahuza umugambi, ni ukuri isi yakabaye amahoro. Ariko niyo si tugezemo nyine ni isi kurangwa n'iterambere. Ariko nasomye ijambo rirambwira ngo Uwiteka azabe kandi yabashizeho n'ikimenyetso. Daniel abivuga neza, Daniel 11:3 wabivuga neza, aravuga ngo dore abaca mu isezerano ngo izabayobesha kubasheshenga. Aravuga ngo ariko abantu bazi Imana yabo ngo abo ngabo bazakomera, nibamara gukomera nibo bazakora ibyo butware. Reka nihutisha ijambo ry'Imana. Hanyuma rero Yona akimara kugera mu nkuge, ngo bari abantu bari yateje umuraba, ngo ni wo bisabiye ngo nimunage hanze murabona amahoro. Yona we yaravuze ngo ubwo Imana inteje ibi ngibi, ahubwo yongeye kuburira buriya bwoko afazari nakwemera nkapfa. Yafashe umwanzuro mubi, umwanzuro mubi. Niba nawe hari umwanzuro mubi wafashe, ndagira ngo wongere wisubireho. Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi.
mwatavuze ngo mana mbabarira ningira iyi nyanja, ningira buno bwato nkabona mvuyemo amahoro, ndajya kuburira ubwoko bw'Nineve. Ariko ngo yifatira umwanzuro wo kubasaba ngo nimunage muri iyi nyanja, nimunage muri aya mazi, ngo bamunagamo. Uyu ni umwanzuro mubi. Ngo bakimara kumunaga muri aya mazi, Imana yari yateguye urufi. Ariho hano ngiye kugaruka mbabwire ngo hari abantu banze kumvira Imana kuri invitation, ariko bagiye kumvira Imana kuri convocation yayo. Amahirwe arutayane ni ukumvira Imana kandi no kuyubaha. Imana ishimwe. Iri jambo ndimo ndarivuga nseka kuko ndimo numva nuzuye ubuntu bw'Imana bitewe n'iri jambo. Amahirwe arutayane ni ukumvira Imana, kigeretseho no kuyubaha. Imana ishimwe. Yoni yaza kumvira Imana ntabwo ari kujya ntabwo ari kwikoza mu nda y'urufi, ngo urufi rwaramumize ajya muri ndemeye, yishira muri gereza bitari ngombwa. Amaze kugera muri gereza ngo amaramo iminsi 3 kugira ngo Imana imwereke ko byose bishoboka. Yageze mu nda, Imana ntiyamwiciramo kuko yari mufite umugambi kari ugomba kujya kuburira ubwoko bw'Imana buri Nineve. Nongere nkubwire ngo mukozi w'Imana, muhanuzi, muvuga butumwa, muririmbyi, wewe wakoreye Imana warangiza ukaba dezanta, warangiza ukabireka ukaba uri mukwepa iki gisirikare cya Yesu. Rero mubwire ngo naho mutazahurira, aho wajya hose muzahurirayo. Nizo wasinze yakora ikintu cyatuma uzisinduka, ariko ikagushaka ikakubona. Ibi ngibi ndabivuga ntabwo bafite. Niyo wagenda ugakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, yakora ibintu bituma zandaye uzihurwa, ariko ikakuzana mu murongo, kuko Imana ifite byinshi yakora kugira ngo umuntu agaruke mu murongo. Yona aragenda ngo ajya mu nda y'urufi, ngamaze kugira mu nda y'urufi asenga amatakira ngoyi. Ubu dufite abantu bari gusenga amasengesho y'amatakira ngoyi, kandi mbere hose banze kuyumvira. Mbese Imana ibohereza invitation irababura, ariko banga kumva. Nonyine mabwire ngo bahara abantu banze kumvira Imana kuri invitation, ariko bazaza kuri convocation y'Imana. Ariko wowe uri kumva invitation y'Imana, garuka vuba, Imana iragushaka mu murongo. Garuka garukiraho ngaho, garuka. Imana iracyafite imbabazi. Niba utishire twasomye irindi jambo ariyo shaka kuvugaho. Yona, kugira ngo mvuge ku ijambo riri inyuma gatoya, Imana ngirangije ifata rwa rufi rwamumize. Imana ishimwe. Ifata rwa rufi rwamumize ngo ruragenda rumuruka Nineve, hahandi yanze kujya kuburira. None ngabanya avuye mu nda y'urufi bitewe n'amasengesho ari yasenze. Arangije afata umwanzuro avuga ngo Mana ni ukuri, none mbonye ko ushobora byose, none ndakuvugiye. Uyu mugabo Yona yaragiye vugira Imana, arahanura ivumbi riratumuka, kandi mbere hose iyo yumvira Imana ntabwo ari kumirwa n'urufi. Ubwo urumva no mu nda ntacyo yaryaga, nta nicyo yabonaga. Kuko nyine yari yanze kumva kuri invitation, Imana imuzana kuri convocation. Aragenda burira ubwoko bw'Imana. Aho twasomye hatubwiye ngo iki, ibice byaho 3 hatubwiye ngo iki, ngo abantu b'Nineve, umurwa w'Nineve, ngo ukimara kumva itangazo ngo Uwiteka araje kandi aje kurimbura uyu murwa, ngo guhera ku mwami waho. Umva ikintu cyaguhesha amahoro, cyahesha amahoro isi, cyahesha amahoro u Rwanda n'abanyarwanda n'abarutuye. Ngo aragenda ngo umwami atanga itegeko, aravuga ngo guhera ku mwana mutoya kugeza kukomeye n'uworoheje, ntanze itegeko. Nimuzane ibigunira, mwambara ibigunira, mwisiga ivu, mwisiga umukungugu, nimurangiza dutakambira Imana ahari wende yagira impuhwe n'imbabazi nyinshi. Imana ikimara kubona gusenga kw'abantu b'Nineve, kubaha Imana bihesha amahoro, bituma umuntu yongera kubaho. Imana ikimara kubona kuna abantu b'Nineve batuye, bihanye, baciye bugufi, aribyo nababwiraga. Imana irangije ngo iragaruka ibagirira imbabazi. Soreze kuri iri jambo twasomye riri muri Luka ibice bya 19, hatubwiye ngo nawe Yerusalemu, hanga ngo Yesu yitegereza Yerusalemu, yari nziza, yari imaze kubakwa, yari imaze kugira iterambere, kuko abantu bari bamaze kuyubaka biteye ubwoba. Yerusalemu yari yubatswe, dore ko na Salomo ni nawe hano yarazamuye iriya nzu komeye cyane. Yerusalemu hari yakomeye, ateye ubwoba, hari iterambere, ariko
harimo imyumvire itandukanye. Yerusalemu hari harimo ikintu bita imyumvire itandukanye. Hari abantu bagenderaga ku myumvire y'idini ariko ntibagendere ku mbaraga z'umwuka wera. Abo ngabo nibo batoba itorero, abo ngabo nibo bayobya abandi. Harimo ikintu bita umwuka w'abafarisayo. Abafarisayo Yesu yarahanuraga barangiza bakamuhinyuza, yavuga Imana barangiza bakabipinga bakabisuzugura. Bo bagenderaga ku mategeko ya Mose, ariko ni ukuri hari amadini atandukanye ya Kiyahudi. Ntabwo ndi busobanure amadini yari ahari, ibyo tuzabishakira undi mwanya. Ariko ngo Yesu yitegereje Yerusalemu ukuntu yubatse n'iterambere ryabo, ubundi ikintu kica abantu, Satani arimo araduhunika ibintu bigaragara, ibintu biri fizikali nibyo abantu bashaka kureba. Ntabwo bashaka kwinjira ngo barebe ibidafatika, kandi mu bidafatika nimwe Imana yije, ni namwe Imana ituye. Ariko Yesu ngo yitegereze Yerusalemu. Yerusalemu nta wundi mbwira ni wowe. Yerusalemu nta wundi mbwira ni wowe. Wowe utuye isi, wowe uri muzima, wowe uhumeka, wowe uri mu nzu y'Imana. Nababwira ngo nawe Yerusalemu, yaba waruzi ikintu cyaguhesha amahoro, wakagarutse wakwihana. Ngo Yesu arangije babara kubera Yerusalemu ngararira. Nagira ngo mbabwire ngo Yesu afite agahinda kenshi bitewe n'abantu batari kumenya ubwiru bwe kandi ijambo ririmo riratambuka. Yesu ababajwe n'ubwoko bwe bugiye kurimbuka. Yesu ababajwe n'ubwoko bwe burimo busubira inyuma. Ariko aravuga ngo nawe Yerusalemu, Yerusalemu mbwira ni mwebwe banyarwanda, Yerusalemu mbwira ni mwebwe banyamahanga, Yerusalemu mbwira ni mwebwe nawe Yerusalemu. Yaba waruzi ikintu cyaguhesha amahoro. Yewe reka soze mbabwira ngo ikintu cya mbere cyaguhesha amahoro ni ukumenya Yesu. Kumumenya no kumwumvira biratandukanye, kandi kumwumvira no kumwubaha byose ni kimwe, niko nababwiye. Yaba waruzi ikintu cyaguhesha amahoro ni ukubaha Imana, ni ukubaha ijambo, ni ukumva ijambo ryayo. Yaba waruzi ikintu cyaguhesha amahoro ni ukumvira Imana, warangiza ukayubaha. Ibyo ngibyo niyo mahirwe aruta ayandi. Nawe ayo mahirwe ushakira mu mashuri, hari abantu tuzi baryamanye amashuri ariko byabapfanye ubusa. Hari abantu tuzi baryamye mu bitaro bitandukanye, amashuri ntabwo yajya kubavura imitima barwaye. Amashuri bize ntabwo yajya kubazura aho baryamye rusororo. Amashuri bize ntabwo yatuma bakira inguma bafite ku mitima. Ikintu cya mbere cyaguhesha amahoro, wowe Yerusalemu mbwira, wowe Yerusalemu, wowe wamurwaho, wowe nukubaha Imana. Haleluya. Amahirwe aruta ayandi nukubaha Imana ndetse no kuyumvira. Murakoze rero bari bakurikiye Iyerekwa TV. Iryo ni ijambo ry'ubuhanuzi Imana yari ihaye abanyarwanda. Iri jambo Imana yari impaye ndyamye nijoro, irambwira ngo genda ubwire Yerusalemu, genda ubwire uwo murwa. Ariko Yerusalemu mbwira ni wowe, ni njyewe, ni abanyarwanda, n'abandi. Buri muntu yumve ko iri jambo ari we Imana yari yaritumyeho. Ariko ndashima Imana kubera ko yemeye ko iri jambo ndisoza amahoro, rikaba rirangiye amahoro. Reka dusenge rero, dusengere muri iri jambo kugira ngo Imana yo mu ijuru igire icyo ikora. Ariko wowe utarakira Yesu umwami nk'umukiza, ahantu uherereye, usubiremo aya magambo. Vuga ngo mwami Yesu, ndakwakiriye kugira ngo umbere umuyobozi w'ubugingo bwanjye, unkure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Nemeye kwitwa uwawe, nemeye kuba umwana wawe. Hanyuma ayo magambo numara kuyavuga, wongere ugere ku mutambyi, akurambikaho ibiganza, ubatizwe mu mbaraga z'umwuka wera no mu mazi menshi. Wowe utarabatizwa, ibintu bizagenda neza. Ugere ku mutambyi, umubwire ko ushaka kwakira Yesu umwami nk'umukiza, n'ubwo ibi ngibi bivuze nawe ugende ubivuge, akurambikaho ibiganza. Nawe wasubiye inyuma rero, reka dufatikanye isengesho kugira ngo Imana iguha amahoro muri wowe. Nawe wabuze amahoro kubw'ibyaha byawe, fata umwanzuro aho wicaye, Yesu yiteguye kuba yakugirira neza. Murakoze. Data twese wo mu ijuru, turagushimira kubwira ijambo ryawe ritambutse ku Iyerekwa TV. Ndakwinginze kugira ngo buri muntu wese uzumvira ijambo rizamubera inkomezi, kandi rizajya uri mukura ndetse nawe uri mugeza. Ndakwinginze kugira ngo iri jambo rigende rigere mu mitima y'abantu, kandi umuntu ugiye kumvira ijambo agafata umwanzuro, ntubure kumuha amahoro.
niwe wenyine uhesha amahoro ababuze amahoro. Ndakwinginze kugira ngo twari twarapfuye mu buryo bw'umwuka, twari imirambo, abenshi bari barasinziriye, ariko ni wongere uzure Yerusalemu, wongere uzure Yerusalemu y'ubwoko bwawe, wongere ushakire ikintu cyahesha amahoro ubwoko bwawe, kandi kigeretseho uduhe imbaraga zo kuguma mu byawe kugira ngo twere gutandukira, kandi ubabarira abantu nk'uko wababariye Nowa, wababariye Yona waramubabariye, maze kumubabarira uranamutuma. Natwe nyuma y'imbabazi nk'abakozi bawe, nk'abatambyi, nk'abahanuzi n'abami, turakwemereye nudutume ku bwoko bwawe. Urakoze kubyumvise rero, byambaje mbyize mu izina rya Yesu Kristo watubambiye ku musaraba. Amen.